Ego ko rwose amigo twatara niko wageze hano uteze nahise kwaryamye munsi y'imodoka nk'ubu ngubu ko narinje ubu iyo natse imodoka nkasubira inyuma urabona ntari kukugonga gise n'imodoka nahise urabona ari byuka haguruka none se cyagenze gute kujya uryame munsi y'imodoka nsigaye mparika imodoka mwarangiza mukayigira uburiri ko wabonaga iyi modoka ari uburiri se uryamyemo si Kigali dusigaye dutuyemo noneho bisigaye bimeze bi Kigali nta nubwo wibuka ko wageze i Kigali se nase ni Kigali urabona ari mu cyaro se ibintu byanjye sabo hoshi igerayo utankoresha impanuka rebera ukuntu asa we Marine zisigaye zarigize nuza gerayo nawe ndumva irya kabiri rikaye nuko sawa mbwira nta kibazo mbwira vuga cyane ntabwo ndukumva ngo iki Kigali uvuye nako mvuye mu cyaro cy'Kigali bakwambuye gihari nko mu masanga banyumviye ko ibibazo byanjye nawe kujya mfite none se wari uvuye mu cyaro nta muntu usanze inaha i Kigali umuntu yarandangiye akazi naho na nimero ye nabifite bazitaraga na telefone yewe wahuye n'ibibazo ubu naho kuba ufite noneho
reka nkujyane mu rugo ndagushakira tike hanyuma uzatege usubire imuhira nta kibazo. Ngaho nta kibazo, hariho umwana mungana, mfite n'umudamu, nta kibazo. Aho kugira ngo ngare hano ku gasozi, reka nkujyane mu rugo nta kibazo, hariyo umwana mungana, hanyuma ejo nzagutegere hakiri kare utaha, sibyo? Ndashaka kunteza ibibazo n'ibyo mfite kuko Oya, humura, ugeze mu rugo ejo uzatege utahe, nta kibazo, humura rwose, humura. Hari undi mwana mujya kungana, humura nta kibazo, mu rugo twamuvuze. Ridi bite makuru, suza n'uyu mwana w'umukobwa muri mu kigero kimwe. Mama arahari se? Uyu ni umukozi uzanye? Uyu mwana nsanze ababaye, ndavuga inteka muzane mu rugo, hanyuma urabona ko afite n'agahinda, ikibazo afite tuzakimenya. N'umwana ugomba kumuganiriza, urabona ko muri mu kigero kimwe. Oya papa, Mama arahari? baburetse gato. Mama arahari? Oya baburetse. Uyu ni umukozi, ni umwana uzanye ni iki hagati aho? Yego, ni umwana. Ni umwana cyangwa ni umukozi? Ucisha amaterefoni. Oya papa, baburetse. Nguyu ntago ari umukozi, ntago ari iki, ndakeka nta kintu afite amaze hano. Umukobwa mugenzi wawe muzajya muganira, mukuzuzanya. Ahubwo ihute. Hano ni wanjye, mva Lydia, ucisha make. Oya papa, nawe rwose uvuga gato. Ikibazo aragira. Kakana sinzi ibyako. Mbona amasaha arimo akura, umwana w'umukobwa ndabona ntamusiga kunzira, amuzane mu rugo, yambwiraga ko avuye mu cyaro. Usika yizo umukozi tuzaniye aho yizo mubahirije ikibazo cya Lidi, umuzaniye umukozi. Lidi umukozi tuzamushakira nta kibazo, ariko ese mu nshingano zacu rero z'abakozi b'Imana ni ukureba aho byapfuye tukabishyira ku murongo, ntabwo nanone none se umusanze ari kurira ari aho ngaho ku muhanda wenyine? nyine nta uri buze igitugu, nanjye mbona nta kundi nagenda, navuga reka muzane mu rugo, yanaba n'umwana mu rugo nta kibazo, urabona ko ari mu kigero kimwe na Lydia, nta kibazo. Yambwiye ko hari n'imfubyi, yumva twamufasha, yaba arimo kuzamujyana ku ishuri akajya kwiga kugira ngo dushe, ndumva naniwe, ariko nawe suzi ko ejo ari amateraniro se. Ubu uheruka kurya ryari? Kubona inzara yakwishe. Uvuye iwanyu ejo se cyangwa wavuye uyu munsi? Waraye heze mu muhanda? Nababaje tese, ntacyo reka tugufashe. Karibu rero hano iwacu, dufite n'undi mwana w'umukobwa mungana, humura nta kibazo ajya kuhagirira. Urabura umwana mwiza.